wenda yitwaje ko ari umukozi w'Imana. Hari n'igihe pasiteri yambwiye nyine abagabo bagira ukuntu kwinshi batereta, aravuga ngo rega buriya ngo tubikoze nta kibazo ngo si amavuta y'Imana ese ngo yaba ari kujyamo. Oya ari pasiteri ngo urumva ngo ugiye nasizwe amavuta, urumva nanjye kanyaguha reka nguheho nawe urumva utari uw'agaciro. Ibi ndi kuvuga urumva bijye biha abantu wenda ibintu mvuze hari umuntu bishobora kwigisha Gerard, urumva mu nsengero habamo abapagani benshi byatari nuko pasiteri ati rwose ati bigenze gutya nakongeza n'umushahara nakoreraga 50,000. ndi kumwe n'uyu muntu. Iki ni ikiganiro cya gatatu tugiye gukorana. Ikiganiro cya mbere cyo kiganiro kibabaje, cyari ikiganiro cy'amarangamutima, cyari ikiganiro buri wese wacyumvaga aravuga ngo Kariza Queen yarababaye, Kariza Queen yarababajwe. Kariza Queen twabonye muri wa mwaka ushize, si imyaka ibiri ishize ra ngira ngo umwaka cyangwa ushize utangiye kimwe muri ibyo umwaka ushize. yari Queen ubabaye, yari Queen utishimye, yari Queen ariko mwiza cyane ariko ku mutima ubabaye. Yego ubu Queen atandukanye na wa wundi, Kariza atandukanye na wa wundi. Uraho neza? Uraho neza cyane. Umeze neza? Meze neza. Urusa neza. Urakoze. Kuko ndabyuka ko ikiganiro cya mbere twakoranye hari umuntu numvise avuga ngo ni gute umugore usa kuriya arira. Ngo umugore usa kuriya ni gute twakwemera ko ibyo avuga ari ukuri. Hari n'umunyamakuru waje kukureba kugira ngo konfirime koko wa mugore ngo mwiza usa kuriya twabonye ngo mu majaride meza koko. Reka ahubwo aje kureba niba koko ari byo, kuko ngo hari igihe abantu baza nyine bari kubeshya ugasanga nyine afite ibipangu atahamo. Urumva rero bituma biramuhagurutsa bimugezi wanjye ahageze asanga ibyo navuze ni ukuri. Uri mwiza wa mugani. Niko kare. Uyu munsi noneho uraseka. Ndi guseka, mpora nseka iminsi yose. Gera hari ibintu byinshi Imana ahinduye mu buzima bwanjye. Abazimu barapfuye. Barahiye se koko? Barashye byo gushya? Barahiye. Gerard ubu ngubu yego koko Gerard bundi wazaje mu rugo ukansura ukuri pe ntumbwire ukareba ko ibintu byose byahindutse. Yes. Urabona ndasa neza, ndi guseka. Ntago nkiri kuri. Nambere wasaga neza. Mu bukene bwawe wasaga neza. Nasaga neza. Akungura urabona byarushijeho byibura. Byarushijeho. Urasa neza. Ubu ndaryama ahantu heza. Mu bigaragara. Ndakeye ku mutima. Ndyama ahantu heza. Nicara ahantu heza. Mbese ibintu byose azi Queen. Uri kubikesha iki se Queen? Ndi kubikesha Imana. Ni mukesha Imana. Mukesha Imana. Bivuze ngo nyuma ya nkuru ubuzima wabonye buhinduka mu buryo bwiza. Gera nta hantu haba Imana itakura umuntu. Ni nayo mpamvu wenda nicaye aho ngaha abantu ntibabibone wenda nk'aho ari brag cyangwa se ari urwenya. Nta rwenya tujya ku nkuru. Yego ahahise hanjye ntabwo hari heza. Ntabwo hari heza. Ndetse hari igihe umuntu hari ibihe umuntu ageramo akiheba akavuga ko subu bizagenda gute, future yanjye izaba hameze gute, sibyo? Ariko nta hantu habi Imana itakura umuntu. Ni he habi cyane ujye uvuga uti hano ahantu Imana yarandokoye pe? Gera icyambere cyo ntabwo nari mbawe neza kandi mu mibereho yanjye mu kazi nakoraga ka buri munsi ntago byari binyoroheye. Cyambere cyo nakoraga akazi kavunanye, urumva ari amafaranga ako se abantu tuziranye kantu ka mituweli mukomere. Ka mituweli turakibuka. Kuri mituweli
ntabwo byari binyoroheye mbese na biriya byose ntabwo byari byoroshye. Gusabwa mituweli ni ukuvuga wigeze kujya mu kiyede. Yego. Noneho ni ukuvuga ngo reka nkubwire, ni ukuvuga ngo akazi k'ikiyede kugira ngo ugakore iminsi myinshi, hari igihe wenda ubuziranye na gapita cyangwa se ari nk'umufundi wakuzanye akakubwira ati kugira ngo uzakore iminsi myinshi ahangaha wenda nk'icyumweru ni uko uzatanga mituweli. Mituweli ngo ni ukumpa, ni ukuvuga ngo ntiwumve ngo mituweli ngo wenda ni ubwishingizi twishyura. Mituweli nyine urabyumva ubwo babaga ari kugusaba ku bintu, ariko njye ntabwo nigeze ntanga mituweli. Kuryamana nabo. Kuryamana nabo. Kuryamana nabo. Uyu munsi navuga ngo ubuzima bwawe bwarahindutse, wumva umutima wishimye? Ndishimye cyane kandi ndanakeye pe. Mbere wumvaga umeze gute? Mbere numvaga nyine niyumva nabi, nta cyizere mbega cy'ubuzima numvaga mfite. Gera najyaga njyaho nkicara ubwanjye nkitekerezaho, nkahita numva dayimoni yo kwiyahura. Hari n'igihe najyaga nifata ubwanjye ngiye mu ijosi nkiniga n'amarira menshi, nabaga mu gahinda, mba mu mubabaro, ntabwo najyaga niyereka abantu, nahoranaga umushiha. Noneho urumva hagiye nirirwaga mu nzu n'umuntu yasuhuza nkamwumva, nkamenya ko aje kundeba ariko sinsohoke, nkikingirana nkaba nshaka kubaho njyenyine, ntashaka abantu, ntashaka kugera aho abandi bantu bari. Urabona meze neza. Umeze neza. Urumva umaze igihe noneho ufite agahenge mu mutima? Gerard, ntabwo najyaga nsinzira, najyaga ndara nkanuye kugezaho igihe nafataga n'imiti yo kwa muganga amadiazepa kugira ngo nsinzire, nabwo sinsinzire. Nkabyuka nkisanga kwa muganga hakumeze neza, ntabwo izo stress nkizigira. Cyabaga byavuye ku gahinda kenshi gakabije. Ibikomere wahuye nabyo se byarashize? Gera wenda ingaruka zo ntago wenda ibikomere nahuye nabyo ntago ingaruka zo ntago zabura, ariko hari igihe ntago nabura kubitekerezaho. Ako nyine byarashize ariko ntago nabyibagirwa. Umuntu uvuga uti ngo ni gute ariko bariya abantu baza ku nkuru yanjye bakavuga inkuru zabo bamwe bati no kwimena inda, ubabwira iki? Gera ntago kuza uzi impamvu bari ababivuga, nuko umuntu uvuga ngo wenda ngo umuntu yaje kwishyira hanze kwimena inda, nuko abatarahura n'igituma avuga. Umunsi uwo muntu yahuye n'igituma avuga, we nta nubwo azavuga, ahubwo azavuza induru. Hari igihe ugera mu buzima cyangwa se ugahora n'ikintu kigatuma usakuza. None se ubu ko navuze ubu sinishimye, ikintu ngiye kuba naravuze byatumye menyana n'abantu, abantu bangira inama. Nakubwiye ko nta famiye ngira, ngira famiye nke cyane ntoya, urumva nta famiye mfite, ariko ubu mfite abantu. Gerard, ubu ngubu ntabwo nshobora kuba navuga ngo Queen wenda ngo mbuze nk'amavuta yo kwisiga cyangwa se mbuze ibyo kurya. Imana ishimwe ku bw'ibyo ngibyo. Tujye tunubaha by'umwihariko abantu batanga ubuhamya hano, ntitukajye muri commentaire ngo kuki mwimena inda. Nanjye ntabwo nakwemera ko umuntu avuga ibintu birenze ukwemera, ariko ibyo yavuze ni nk'uko yajya ku musozi agatabaza ati muntabare ndaremerewe. Abashoboye bagatabara, abandi bagashungera. Two gushungera dutabare abababaye, kandi birakunda cyane no ku Queen waje afite ikibazo gikomeye cyane ntifuje gusubiramo muri kano kugira ngo adakomeza gukurikirwa n'ibyo yahuye nabyo. Mureke tujye dutabara. Utabaje tumutabare two gushungera. Uyu munsi uhagaze gute? Baramwe kuki utambaza uko mpagaze uyu munsi? Mpagaze neza. No kuri Kariza Channel. No kuri Kariza Channel. Ese gato akantu mvuze mbere, Imana guhe umugabo. Mfite umugabo. Oh yes. Zime neza. Bigenda gute rero, byagenze bite? Gera ntabwo ko simbizi n'Imana. Gera ko binteye isoni. Oya tubwire sha, usaba ikintu cyiza nk'icyo ngicyo. Mfite umugabo, ndi kwitegura n'ubukwe. Vuba se? Ni vuba. Ku bukwe bwanjye bushobora kutazanabera no mu Rwanda. Mukabera mu kihe gihugu? Ego ugira ngo ni Afurika, si no ku mugabane wa Afurika.
mwamenyereye ku nkuru yanjye se Ii. muzaza gukwa no gusa naje kwa data bukwera ari kwa data bukwe ubwo ni kwa so ubwo cyangwa kwa so kimwe muri ico ni byiza no kuri pe Gera nyine mfite umuntu kandi nkunda ukunda mumara igikenga kandi nawe arankunda ngira ngo tumanye umwaka wose wose felicitation pe arankunda nawe ndamukunda so rero Imana ndagize neza ejo ndi invitation ziratugeraho neza Imana ishimwe kweli wumva umeze gute wumva wishimye gute wumva umukunze gute Gera njyewe urabizi ko my story ntago nigeze njyewe nkunda before kuko igihe nari nakabaye cyo gukunda already nari naramaze kuba mama yego ubu ufite 13 14 gutyo 14 yego ako ubu nsa nkaho nabyita ngo iki Gera gukundana nyine biraryoha ni byiza usa nawe wasubiye inyuma ujya kwenjoyinga bwa buzima utigeze wenjoyinga arajya na statize cyangwa ati wowe urapfuye I know ati urapfuye Gera gukundana nyine ni mana yanjye gushaka wenda utarigeze gukunda ni ibintu bibi cyane ako Gera kuba mu rukundo ni byiza cyane ko iyo ukunda umuntu nyine mukunda namwuzuzanya Gera nta kintu umva uryohewe Gera maze ubu niyo ntarya yes ukirira urukundo gusa uzi ko byahindutse wana niyo ntarya wagize icyo maze mba numva nyine usko wumva unaremereye wumva uw'agaciro kumva uw'agaciro ako Gera kuba kugira umuntu ugukunda akanakubwira ati ndagukunda akanabikwereka ntabwo ugeze ubyigira mbere ntabwo njye ntabwo nigeze nkunda before ariko ngo ndi mu rukundo ndakunda niko Gera nukuri mba numva binshimishije urukundo rero afite amaso ayaga nawe neza ariko umeze agiye mbabwira ati nubwo napfa wumva ibyishimo arabibonye warakeneye ndishimo narabibonye nyine umukunda gute we umukunda gute Gera si gukunda ndabisobanura gute wumva umutima wawe ugurumana gute wumva iyo muri kumwe uyu muvugisha yawe turi kuvugana Gera nyine mba numva mfite amarangamutima menshi rimwe na rimwe nkanarira ikintu gikomeye gikunda kumubwira ni iki ikintu gikomeye nkunda kumubwira kuko njyewe kubwira umuntu ngo ndagukunda ni ikibazo gikomeye cyane cyari ikibazo gikomeye cyane ko njye ntigeze nkunda ikintu nkunda kumubwira ni uko mukunda ukumva ubikuye ku mutima numva nyine kandi kuko ndamukunda bivuye ku mutima Gera ntabwo ari nka bya bintu by'uburyarya cyangwa iki abantu bangirira namba bo baranabibona ko nkunda gupostinga ukunda kumupostinga of course ndamukunda kandi nawe nkabimwereka ko mukunda we ubona gukunda gute kari Gera umuntu akubonye mu nkuru ibabaje wakubonye mu bibabaje akukunda pe Gera ni nkaho Imana yafashe nk'imitima yari ikeneranye igahita iyihuza abantu bari bakeneranye bombi igahita ibahuza Gera mbona nkunda nyine birenze sinzi Imana niyo ireba mu mutima w'umuntu mo indani ariko nyine mbona nkunda kuko anyitaho everything ibintu mu buzima nyine bwa buri munsi yego akagerageza kandi buri umuntu utaguhisha ngo aguhishe nk'umuryango byageze kure hari ukuntu nyine ukunda n'umuntu naba ari proud yawe ariko se niba umuntu ashobora kugeraho abwira nk'umuryango ati
bamwe na bamwe ukanababona kandi atari na hafi aha so umuntu n'abagukunda cyane. Wumva ibintu byawe cyangwa wumva urukundo rwanyu rwagakwiye kuramba gute, rwagakwiye kungana he? njye mba numva nyine urukundo rwanjye nawe rutarangira like ngo nakundanye, njye sinshaka kuzongera kuvuga ngo njye nanabivuga, njye urukundo nimo nirurangira njye nirwanga nzahita njya guhinga inyanya we ntibizange pe, ariko ntabwo bizanga uzahinga inyanya ariko reka ni ukwiragirira amatungo, ibintu byo kuvuga ngo mu rukundo wapi urumva rero njyewe urukundo rutahagarukira hafi aha, mba numva naba mama w'abana be nkamubyarira ibiki ibintu nk'ibyo nyine mu muryango, si byo se? wababajwe gute mu rukundo kari? Ikintu cyakubaje cyane gikomeye mu rukundo? njye ntago ndababazwa mu rukundo kuko sinigeze nkunda, ubwo uwo ntago njye nigeze nkunda, you know, sindababazwa rero. Cyokora wenda iyo mubuze cyangwa se wenda hagashira nk'igihe nk'amasaha nk'angahe tutari kuvugana, nyine mba numva umutima uri gukubita cyane wose, uyu muntu arihera ntatekereza se yabaye iki, ntatekereza se ari mu biki, ibintu nk'ibyo nyine ngo umutima uri kundya, nkumva nyine umutima uraremereye, urumva nkumva nyine mfite nk'ikintu ndi kubura, ni umutwaro. None se mbwira, hari benshi wumva ni promesse uyihe ukunda kumusaba? Ngiye ikintu nkunda kumubwira, ikintu nyine nkunda kumubwira nyine promise, namubwira ati promisinga ko utazakora iki ngiki, namubwira urankunda, akatambwira usojya mu kubwire kangahe, namubwira wahise wankunze ubundi gutya na gutya, ndamwibutsa nyine hahise wayi wankunze ubundi wayi, agatambwira ngo nanjye ntago mbizi, ndamubwira cyangwa muri ba bantu baba batesha umuntu umutwe iki n'ibiki ibintu byo, ndamubwira ati oya, nkamubwira nti rero ndamubwira ati rero wa musore ntuzakora ibyo bintu pe ngo ubarize Kariza ntazambabaze, gera mubwira nizere kuri kubyumva, arabyumva inkuru yanjye arayikurikira ndabizi, urumva. Ntabwo ati rero ntuzakine n'amarangamutima yanjye, kuko aramutse akinishije amarangamutima yanjye akambeshya yabaje kugusenya, ni ukunsenya, nta nubwo nazongera no gukundana njyewe seriye, kuko ubwo usibye bya mbere byaba byaranze, ibya kabiri ntabwo yabikora. Nizere ko ariko twumva Gerard, nta nubwo hariya nakubwiye ko ubu nize no gusuka. Okay. Nyuma ya byandi byose ufite n'inkuru ngo n'inkuru yacu, mfite na channel, ufite na channel, yego, mfite na channel, ibintu byagenze neza, yego, ibintu byagenze neza. Wize gusuka se gute? Nize gusuka, ntabwo uri kumva ko byose byagenze neza, nize gusuka, nasuka, mbese Gerard ubuzima bwose nageramo muri aka kanya, uretse ko nanakubwiye ngo ngiye Gerard sinzigera nsubira inyuma kuvuga ngo nasubiye ngo mutiyede ngo ubuzima bwanze ngo nasubiye ahandi, oya, gusabwa mituweli sinzi, kandi navuye hano ku nkuru yanjye mvuga ngo mfashe umwanzuro ngiye kugira gutya na gutya. Buriya iyo ufite fondasiyo y'ubuzima bukomeze, Gerard, hari umuntu ushobora kugira amahirwe akahita yapfusha ubusa, hari igihe Imana ishobora kukugirira neza ukabona amahirwe y'umunsi umwe ukayapfusha ubusa. For example, nshobora kuba wenda mpuye n'umuntu akambwira ati fata no mafaranga 100,000 ndayakwihereye, rero abagore bakunda ambiance ugasanga ndagiye nguza amaherena meza, nguze inzara nshizeho inzara, ugasanga ya mafaranga kubera ko atakuvunnye wayabonye utayavunikiye ukayakoresha ibyo ushaka. Ariko Gerard, njye niba mvuze ngo mbonye amafaranga 50,000, sibyo? Ntago mvuga ngo ndi buhindura imirire, ndakomeza nkarya kwa kundi, nkahita mvuga ngo 50,000 ngiye kubibyaza umusaruro ahubwo. Gerard, mbivuge ubu ngubu ntago ngiye kuvuga ngo Kariza ngo
Gera ntago nkodesha ubu ngubu yego ba mu nzu yanjye Wow. kandi wariyimye baragufasha uravuga uti ntabwo ngomba kurya neza si ngomba kwambara neza ya yego mbi wanjye kandi ntago ari habi ntago ari habi kuko haranyuze yego mba mu makaro ncana ku bikuta yego ako Gera Shaka uzi ko ako reka maze mbwira tuzagusura. Gera uzi kubyuka uzi kubyuka usinziriye ugahita ugenda ugahita ucana itara ugahita winjira muri toilette wenda washakaga nko kujya hanze wenda ugakingura ugasanga wenda imbwa iki imbwa n'abajura ukavuga uti ninsiga ntashyizemo urufunguzo ndasanga umujura yinjiye Yeah. ubungubu ukabyuka ubungubu nawe nkaba ndi kubyuka Gera nkanda kwikuta ninjira ngaruka ariko shabuze I know. ako we ninde utakwishimira ibyiza Mana wagize wabishyizemo ubutwari bwinshi ariko kari nashyizemo ubutwari Yeah. nashyizemo ubutwari kiramo n'ubwenge niyo mpamvu muri aka kanya nicaye mbwira umuntu uri kundeba ngo Imana niguha amahirwe munsi umwe ntuzigire uyapfusha ubusa kuko amahirwe ngira ngo aza rimwe mu buzima niko bifata njye niko mbifata Yeah. ntekereza ko mbuze amahirwe umwanya umwe akancika nibaza yuko nubwo wabona amahirwe wenda ya kabiri ariko ntagaruka ameze nk'aya yandi ntabwo biba bisa Yeah. wowe waravuze uti amafaranga bamfashije make ngomba kuyageza umusaruro bampaye cyane rwose Wow. Gerard ubuse nagusigaho ndabona ko nanagushishuye ku bintu byose Kariza TV ducisha ibiganiro just ni ubuhamya ndi mu murongo nk'uyu wawe ntago nshiraho ibintu by'ibiki n'ibiki nka wenda ibyo mbona ku ahandi hantu ako nahise mvuga ngo akubundi nkajya nkunda kumviriza buryo unabazamo n'abantu utuje iki havuga ubundi uyu no mugabo wayi ntanamwigana ibaze urumva so rero ibintu byagiye bigenda neza wari ufite inzu uravuga uti reka nyivugurure reka nyubake urwo rugendo byagera nyine inzu nabagamo nuko ntafite ntuza wenda ngo nkwereke amafoto ariko nyine ntabwo nabaga mu nzu nziza nabwo kandi yari inzu nagiye nifondafondera muri bwa bukene bwanjye ariko ukubona ndeshya yareshyaga ngira ngo nkanjye ariko nyine byagenze neza ndavugurura nyine nkura amasuku kubonye ukajugunya niba umuntu ambwiye ati akijye kugura umuceri umufuka nkata nigurira ibati umuntu yambwira ati fata amafaranga ugende ujye muri saro ugure imyenda use neza atanigurira ibati cyangwa sima ndabikora neza ubu niba Kariza right now ncumbikiye nk'abantu 6 iwanjye yes 6 iwawe guteze mfite aho mba mfite naho kodesha ntashobora kunguka. bravo shakari ni ukuri Imana ishimwe pe ni ukuri bravo yaba twese twakoraga gutya yaba abamama yaba abantu baza ku nkuru yanjye tubyaza amahirwe tubona nk'uko Kariza yabikoze warangiza ukavuga ngo kuki mwe abagore mwe mujya gutanga inkuru zanyu mwakwitonze koko shareka ngumbire mwakwitonze koko mu kinyarwanda avuga ngo urwaye ikibyimba abagomba ufite indwara arayirata hari abantu njya mbona muri comment bambwira ngo wenda ugasanga wenda ukoreye nk'umuntu nk'uvugizi avuga ati uyu si twamubonye ejo bundi ku nkuru yanjye ari gusabiriza wenda akabyita gusabiriza twagiye twitonda koko mu by'ukuri ntago nzi uwamfashije kiriya gihe ariko kandi nta nubwo byari ugusabiriza ahubwo byari ukwivugira kwari gutabaza umubabaro wanjye kandi niba naranasabirije mwarakoze kumpa ibyo mwampaye nabibyaje umusaruro ubu ntabwo nzongera gusaba
ako kantu tapesi ukora ipe uremba nishimye kandi uri seriye ariko kare uzi kugira ngo ukorane n'umuntu urumva uzi kugira ngo ukorane n'umuntu ubuzima bwe buhinduke nk'uko nguko uri kubivuga abigizemo uruhare we abigizemo uruhare nk'uko nguko wabigizemo uruhare mana yanjye gera ntabwo nibuka hari benshi amahirwe yaciyeho hari abantu nibuka bakoze nyine igikorwa cy'urukundo cyo kumfasha even now ariko abo bantu mbasabira umugisha iteka kugirira umuntu neza hari umuntu wangiriye neza nabonye yaranakoze no gukora ejo bundi Imana imuha umugisha ibyo namenye gukora cyangwa se ibyo bamfashije n'ukuri kw'Imana ntabwo nize mbipfusha ubusa byose narabifashe ndabivangavanga njyewe mpitamo umwuga wo gukora cano kandi cano yanjye ishingiye kugira ngo numve abantu mwumve muhumurize kuko nanjye kiriya gihe mwaranyumvisha bingirira umumaro so rero mba ngira ngo nanjye numve umuntu muhumurize nibiba ngombwa nanamutabarize urumva mukorere ubuvugizi ufite abasabye bangahe ngira ngo ni usisi 23,000 ya ni byinshi pe so ni benshi harimo abagiye bava ku nkuru yanjye bakanyandikiye muri comment tuvuye ku nkuru yanjye mwarakoze cyane mwarakoze kunshyigikira Imana ibamugisha kandi nawe warakoze gira urakoze cyane warakoze kunyakira benshi se bagenda umuntu akakubwira tuzame ikiganiro umuntu akakikwima bibaho umuntu akakikwima ntatumumenyekana ariko ku nkuru yanjye nahaboneye umugisha kugeza na n'ubu ni nawe nkikiri kugenderaho ni ukuri kare uzatera imbere Imana iguha umugisha pe nicyo kintu gikomeye ngusabiye urukundo rwawe rurambi uzasazane nawe uko bivuze ahangaha wa mugabo we wa musore we uri gutereta uyu mukobwa wacu uzamukunde sibyo uzamukunde kandi uzamubonaho umugisha ni umukozi ni umwana mwiza ni umuhanga uzi kuririmba afite impano nk'igihumbi ahubwo ndashaka video yanjye ndashaka gushira video y'indirimbo yitwa Ntutinye mu kino cyumweru irajya hanze kuri Akariza TV show Akariza TV show Imana ihabwa umugisha nabwo uzaduhe yimenyekanisha yego reka dusoze tugushime kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye no kwigendeshimye pe yego biri seri gira nyine nanjye iyo umuntu yaje nkangaha ababaye akaza ameze nk'uko ngukomeza impamvu wowe nishimye biri special ikiganiro cyawe abantu bashatse ku kintu kirimo sinabikubwiye yego narabibonaga tutangaza inkuru nka ziriya z'abantu bafite ubuhamya nka buriya bakavuga ngo cyangwa ngo ni inyungu zawe mureke mbabwire ese ubundi umuntu niba yaba wenda reka mbanze mubwire Gerard niba wenda izo nyungu ntabwo wenda umuntu yazanga sibyo ariko se mu by'ukuri murabona nta kamaro byamariye ubu umuntu kundeba arabona nta kamaro niba nkubwira ko mbe wanjye heza nkaba nkubwira ko nkaraba amazi ashyushye uko mbishaka nkubwira yuko ubu ngeze no ku rwego nanjye rwo kuba nafasha umuntu yes nanjye ndafasha nese murabona nta kintu byamariye yego kari nibyo ngibyo wenda kamvuga ku byerekeranye aka ni akazi nkora ntabwo ari ugufasha gusa ariko ako kazi nkora ngakora no mu rwego rwo kugira ngo ufashe abandi hari inkuru ntakira ku kiganiro hari abo nsubiza inyuma si uko nyoboye ko nashyiraho ibiganiro byinshi nibura ku munsi ngashyiraho ibiganiro nka 3 nka 2 akushyiraho kimwe bitewe n'uko mba natoranije abantu numva bafite ubuhamya bukwiye numva nanone bakwiye gufashwa ntabwo njyana no kuvuga ngo amarangamutima ngo akazi n'iki n'ikimenyimenyi ibiganiro by'abantu biri sensible mbikuraho
igihe runaka ahubwo se ibyakariza ntabwo ushobora kuba bagende barebe ko aricyo babona ako Gerard ntabwo ribu yigeze impamagara wari wumva ribu yamamagaye ntabwo abandi barampamagara nuko njye nibwiriza nkavuga nti bigomba kuvaho ku gihe runaka bitewe n'uko biri sensible cyane bitewe n'uko ubuhamya bwe buri sensible cyane niba we bwaramugira akamaro uti wenda target twifuzaga yagezweho niba yagezweho rero ikiganiro cyo kibitswe n'umwana atazajya atazakibona soko maze nanjye ubu aho ngeze ntabwo mba nshaka kugira ngo nyine ntabwo ngewe nshobora kwibagirwa ahahise hanjye ariko sinshaka ko n'umuntu mbona muri aka kanya kuko hari igihe umuntu agukomeretsa gera agendeye kuri bwa buhamya bwawe kandi warakoze nuko mituweli rero iratangwa ugira n'ahandi hakomeye wizeraga mituweli igomba gutangwa uti gute Gera gusa nubwo nyine nahuraga n'ibyo bintu satani yanjombaga byose Imana yaranshyigikiye izo mituweli ntabwo zigeze zibaho najyaga kubona nkabona Imana iciye inzira ibikemera gusa uhungira mu rusengero asagira usubu nta nubwo ushobora no kumbaza ati Kariza muri minsi bimeze gute muri ubwo buzima bwanahindutse nyine bwarahindutse turaza kubigira abantu bafite amatsiko turaza kubigira ndashaka ko tubigeraho nyuma ho gato nuko rero ubuzima bwanjye naje kubona meze nabi Gera nkabona ngiye gupfa nigira inama yo gukizwa tuvuga ntereka njye mu rusengero nkungire ku Mana nzabone pasiteri uzansengera napfuye cyangwa se korali izandirimbira nicyo kintu cyatumye nkizwa mbese umubiri wawe batazawujugunya uzashyingurwe njya gukizwa muri ADPR nari umwana njya gukirizwa muri ADPR niga igice amezi atatu arangije ndabatizwa Gera nabatijwe nkizwa nari nzi yuko nta muntu ushobora kujya mu rusengero wakoze icyaha no mu materaniro yo ku cyumweru numvaga ko nta muntu ushobora kurenga umuryango w'urusengero yakoze icyaha nuko umunsi umwe njya mu bintu by'Imana cyane ntangira kujya mu mwuka wo guhimba indirimbo nkahimba amakorasi rimwe nkajya mvuga no mu ndimi abantu bakagira ngo nasaze bakaza ku muryango bagatega amatwi ngo bumve ibintu ndi kuvuga kumbi nyine n'ibyo nabaga ndi kuvuga mu ndimi nanjye ntabizi ndangije ndavuga ati Mana nubona ngiye kuva mu gakiza uzanyeze unyure nitahire kuko numvaga nyine ibya Yesu ari byiza mbese kuba mu Mana nkumva nyine hanze nyine ni habi noneho Gerard sinzi uburyo wenda ngiye kubivugamo wenda urusengero ntago ndi bunaruvuge ntago ndi bumeshoning ubwo rero byarageze igihe kimwe njya muri korali yaho ya kabiri ubundi ndakomeza kuririmba bisanzwe bageze aho ngaho kuko nari umukobwa w'itorero bamana akazi ku rusengero ngira ngo naranabibabwiye bamaze kuma akazi ku rusengero nkajya ntunganya mbega nari nk'umudiyakoni udasengeye nkatekera inama nyobozi amagahunda zose z'itorero nabaga nzize nuko ariko Gerard niba wumva ngo mu rusengero habamo ibintu utamenya mu nsengero habamo abapagani yego abapagani ariko bamwe umunsi umwe ngo hari habaye igaburo nuko ndateka n'undi muhungu wamfashaga guteka yitwaga Muhawe reka namuvuge wenda ndangije noza amasahani maze kuyoza nyajyana nyine mu rusengero yabikwaga inyuma nyine muri stoke kwa pasiteri muri biro ya pasiteri icyo gihe ari kuwa gatanu korali yacu igiye kuririmba tugira amateraniro yo ku mugoroba nyine ndabanza njya kubika ibikoresho mpageze nkutana na pasiteri arimo arategura ijambo
ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana aza gusoma cyangwa kwigishaho ariko umupasiteri akaba yarangenzaga jera uri kuvuga ngo mbere nari mwiza mbere nari mwiza urumva nkagegezwa n'abadiyakoni nkagegezwa n'abapasiteri abantu baza kumbona twasenganye barabizi bamwe ugasanga pasiteri njyewe hari n'igihe pasiteri yigeze kumbwira ngo gusambana ntabwo ari icyaha yego ngo gusambana ntabwo ari icyaha byagenze gute ari kubwira byagenze gute ntiyabaga yaje kuntereta akaba agashaka kugutereta agufatanyije n'ubukene akaba azi yuko uri umukene cyangwa wenda akavuga ati uyu muntu nimuhereza 10,000 bye byose ntabwo ari bubyange akaza gutereta nyine yitwaje wenda yitwaje ko ari umukozi w'Imana. Hari n'igihe pasiteri yambwiye nyine abagabo bagira ukuntu kwinshi batereta aravuga ngo rega buriya ngo tubikoze nta kibazo ngo si amavuta y'Imana ese ngo yaba ari kujyamo oya ari pasiteri ngo urumva ngo ugiye nasizwe amavuta urumva nanjye kanyaguha reka nguheho nawe urumva utari uw'agaciro ibi ndi kuvuga urumva bijye biha abantu wenda ibintu mvuze hari umuntu bishobora kwigisha Gerard urumva mu nsengero habamo abapagani benshi byatari nuko pasiteri ati rwose ati bigenze gutya nakongeza n'umushahara nakoreraga 50,000 nkajya byanga nyine nkabyanga kuko numvaga ko ari icyaha gikomeye nuko birangije ubwo ngubwo dusubire hahandi aho ngiye kubika amasahani pasiteri yabaga afite nyine irari ryinshi cyane uribona ndibona yaranabimbwiye urumva ko ngewe twirirwaga ni nkaho twirirwanaga umunsi ku munsi ko ngewe nabaga ku itorero nkorera ku rusengero nkubitanye nawe mu muryango abarakinze yari umuryango ariko wari ufitemo undi hagati abarakinze akabati kabaga ahangaha mfite amasahani gutya ko nari nyatwaye mu maboko yombi abansanze mu nguni asa nkansunikiye mu nguni Gera ibyakurikiye mu icyo gihe ntabwo yikiza mfata ku ngufu ariko yamfashe ku ngufu ansoma Gera umupasiteri yaransomye niba yari afite n'ubusambo n'ubuki bwose wenda akavuga ati uyu muntu nari naramushatse kuva kera nta murwayi reka nze ngiye gutya noneho nibajije ibimbayeho birancanga nshaka gukubita amasahani hasi ntabwo mbese hari ikintu kikubaho ugahita uba ubaye nka pararize yego ndangije musunika gutya amasahani mo hano mu gatuza niba yaramwishe simbizi ndangije ubwo ngubwo rero ahita ndekura arambwira ati sorry ihangane ibiki ndakubwira ngo yereke uyu munwa wanjye wabyimbye cyane usumbana yego ubwo yakuriye amenyo niba ari amenyo niba ari ibiki ntago mbizi ndangije ubwo ngubwo mbika amasahani mpita mu karyango ko haruguru ndasohoka njya kubwira umuhungu yitwaga Muhawe ko nawe yari yasigaye mu gikoni ati se arambwira ati se kuri kurira bimeze gute mubwira ibimbayeho arambwira ati nuramuka ubivuze bahita bakwirukana nta mupasiteri ugira icyaha nubivuga ni wowe uri ube ukoze amakosa ndagenda ndazenguruka nabwo njya kubibwira sekreteri w'urusengero nawe yakoreragayo yari inshuti yanjye n'umudamu mwiza cyane yagiye angira inama nyinshi urumva bimubwiye ati mana yanjye ati nubivuge ndatuza ninjira mu materaniro umbajije ati wabaye iki nkavuga ati nuruyukira ubunumwe nuruyukira ubunumwe nuko arangije ajya kwigisha icyigisho nyine kivuga ngo abantu ngo bareke ubusambanyi abantu ngo bafunga inguni ngo ninjoro ugasanga uvuye muri korari ugasanga ngo uhagaze mu ishyamba ngo uri kumwe n'umukobwa ugasanga muri gusomana cyangwa se munasambaniye ku nzira icyo cyigisho nicyo yigishije icyo gihe ndumirwa kandi amaze kubikora iwawe ndumirwa
ni ukuvuga ngo wifashe ute nahise numva nanze mu rusengero mu idini, numva nanze mbese abarokore nahagumye kubera yuko icyo gihe bampembaga, ariko byaje kurangira nsohotse mu itorero. Najyaga nambara agatambaro narategaga, abantu banzi mfite natirere cyangwa se nitega ibitambaro, nambara ibigutiya bigira hepfo nyine idini rya DPS nturizi. Bukeye mu gitondo mba ndagiye ndavuga nti reka ngende nshiremo akahoziyana, nanjye babyita uduhoziyana mu mutwe, agasatsi kari natirere ariko kaciye muri salo washizemo icyuma. Ndavuga ati sinzongeye kugendera ku mahame y'idini, reka nze ngende nanjye mu gitondo bikoresha. Ndabikoresha icyo gihe urusengero korali irantenga ngo nahinduye imyizerere, urumva bankubita igihano cy'amezi 3 kubera ko nta gitambaro, kandi ko nashize ubuhoziyana mu mutwe, urumva bantenze. Ndavuga nti rero nta nubwo nzongera no gusenga kuko n'ubundi ibyaho narabibonye. Mpita mvuga ryasengesho nasenze ngo Mana, nubona ngiye kuva muri ibintu byawe uzanyeze. Ndongera nisubiraho ndavuga ngo Mana, nasabye nabi, uramenye ntuzanyice. Urumva ibyo mu rusengero nyine ni abapagani bakora ibyaha. Ubwo rero icyo gihe Gerard basi mwongeye kubonana? Twaranabonanye na cyane. Akakubwira iki ukabona yitwara ate? Icyahise bajya bagira isoni? Nta soni, ahubwo arakubwira ati n'inzoga ujye winywera, kubera yuko impamvu bababuza kunywa inzoga baba bari kubabuza ibyiza. Ati se Abisiraheli ntabwo uzi ko banywe vino? Ati vino se ni ibiki? Nkamubaza ati vino ni ibiki? Yashaka ko musangira se? Yashaka nyine ko, urumva we yarantumiraga akambwira ati uzansanga aha n'aha, ariko kubera yuko ku rusengero nahirirwaga nk'inuza wenda nk'umuzamu waho, ko nabifite abantu umuntu dusimburana, singeyo ntabwo rukongerayo, urumva. Ati kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, baba bari kubabuza ibyiza. Ikindi kintu rero naje kwangira kuvuga ngo idini, sino kuvenda ngo idini rya DPR, idini rye ryose ntabwo biba gusa. Ntabwo ariho biba gusa. Jera baje batumiye umushitsi muvuga butumwa. Ngiye nabaga nzi ko ibi bintu byose bakora nyine babikoreshejwe n'Imana, ari umwuka wera. Bategura fundraising y'igiterane, numva bamuhereza itegeko ry'ikibwiriza ari bwigisha, avuga ngo yigishe ku cya 10. Ajya kwigisha icya 10. Jera yigishije icya 10, abwira abantu ngo tanga icya 10 wariye cyo cyose uyu munsi n'ikirarane nugitanga uwo munsi umwe, Imana irahita ikubabarira ikuremo ibirarane byose wariye, niba ari n'iby'imyaka 5. Ntabwo uraba ubabariwe uwo munsi. Abantu baritanze we, baritanga, baratanga, bakuramo inkweto, bagendesha ibirenge, abandi bakuramo imyenda. Umudamu ugasanga yaje mu rusengero yambaye ibitenge bibiri, gusanga atahanye kimwe. Ndanje ndavuga ati ibi bintu nta mwuka w'Imana urimo, ahubwo ni business. Jera mba mvuye mu rusengero, ko umvise ko bayipanga. Yego, ko numvishe ko bayipanga. Jera mpita nzinuka idini. Bivuze ngo imbere hari yaberamo byinshi. Mu nsengero haberamo ibintu byinshi. Nge rero naje guhitamo ntago kujya mu rusengero kujya gusenga ngo ugende ku cyumweru ufate ituro urijyana imbere, urumva kora ntago ariko gukizwa. Jera ngewe bikubwira, wenda hatagira umuntu uvuga ngo nanze urusengero, ntago ari ukuvuga ko ngo ndi umupagani. Ahubwo gusenga Imana kwiza ntago ari ukugenda ngo wambare neza ngo ugende ngo mu rusengero bakubone. Gusenga Imana kwiza ngiye naje gusanga ari ugufasha. Ngiye mbigiranya nkaho nshobora wenda gufasha nk'umukene, sibyo? Ibikorwa byiza, gusenga Imana ni ibikorwa. Kandi ukamenya yuko Imana ibaho. Ngenzi ko Imana ihari kandi ishobora byose. Jera kuko ngeyo mvuze ngo Mana, nkasenga Imana mu kuri no mu mwuka, nkumva ko mfite umuntu ndi kubwira uri hafi yanjye, nkavuga ngo Mana nkeneye iki.
ntabwo imana igitinzamo iranyumva. Urumva numva rero gusenga imana ku muntu wenda uri kumva imyemerere yanjye, gusenga imana ntago mu nsengero basengera, wafasha umukene, usura umurwayi kwa muganga, umuturanyi wawe iki, numva rero kuko ariko gusenga imana. Pastor ntiwigeze umubwira ati ko kuki wigisha ibintu bihabanye n'ibyo ukora? Oya, njye naramutinyaga. Urumva nk'umushumba ntago nari kumuhagarara imbere. Abo wabwiye ibyo bintu byakubayeho bo ku rusengero, uwo mudamu, uwo musore Muhawi, ntabwo bahise bamureba nabi, ntabwo bahise bavuga bati ni ukuvuga ngo n'ubundi uwo mupasiteri yaraje ari mushyashya avuye kuri indi torero nyine yari ariho, n'ubundi baje gusanga nyine n'ubundi arizo ngeso ze yari asanga, kandi kugeza na n'ubu bari mu murimo. Ni umupasiteri n'ejo bundi naramubonye ndamureba, ni umupasiteri n'ubu ngubu aracyari mu murimo kandi yakubonye nko ku nkuru yanjye agahita avuga ati dore Kariza ariko mfata nimero ze. Oya ntabwo yigeze afata nimero zanjye. Urumva ahubwo wenda buriya ntashobora, nambona aragira ubwoba avuga ati buriya agiye kuvuga izina. Umuntu asimvuga izina ariko uzihane. Ibyo nibyo wahuye nabyo mu rusengero? Ibyo nibyo nahuye nabyo mu rusengero, gera birankomeretsa. Urumva kugeza n'uyu munsi ngewe ntago ndirimba gospel. Nubona nashize indirimbo hari hanze uzafashwe n'amagambo ayarimo, ariko ngewe ntuzantegereze kumbona mu rusengero. Unasenga ugapfukama Imana, ugasenga Imana. Ndasenga Imana. Ariko guterana wapi? Guterana ntabwo njya nterana ngewe. Warazinutswe? Nazinutswe.